kuba nitwa umushumba hari aho byavuye, hari abo nambitse. Haleluya. Ariko nanjye ndimo kwiturwa ibyo nagize iki nakoze. Amen. Tumutunga ibiganza tuvuga Imana imuhumuje, ayobowe n'Umwuka Wera. Yesu ashimwe. Nta bintu byinshi tuba twaganiriye kandi Imana yabagire neza. Bafite urusengero rwiza muri Healing, ni heza, jya mubabona ku macani. Haleluya. Kandi natwe turazi neza ko ibyiza biri imbere. Amen. Ntabwo imyaka ibiri iri bushire twebwe tudafite aderesi. Hari abasenga kubw'indamu, ariko twebwe turashaka gusenga Imana igira ibikorwa bigaragaza ko hari aho yadukuye, hari n'aho itujya. Ndabyumva neza. Yesu ashimwe. Yavuze none nubwo nabyutse ntejema mboni yerekwa abantu babuze aho bicara, ndimo gupanga afite buriya bije yanjye, mo kuvuga ngo byibura uku kwezi kugomba kurangira hari intebe nk'ijana mbonye. Amen. Zirava hehe? Ni muri mwe. Zirava hehe? Haleluya. Ni mu bantu bashaka gukorera Imana babifite umutima. Ndabona nigisha abantu kwa kabiri mbabwira ijambo rikomeye, ngo Imana ikurinda umuntu ufite ubuntu budafite ubumuntu. Murabyibuka? Hari umuntu ugufasha ku bwa emosiyo, akagufasha ku bw'ubuntu, ariko ku mutima nta bumuntu. Uwo muntu arangirira hakigendera. Ariko ufite ubumuntu araguha ejo akanatekereza ikizagutunga. Imana iguhuze n'umuntu ufite ubumuntu. Wamukoze mu kiganza ngo Imana iguhuze n'umuntu ufite ubumuntu. Oya, umuntu ufite ubumuntu ahora kuzirikana ku mutima. Ariko umuntu ufite ubuntu birangiriraho arya gukora ikintu ku bwa emosiyo, bikarangiriraho. Ufite ubumuntu amenya uko waraye, amenya uko wamba, amenya uko wabwiriwe, akamenya nimba no ku mufuka nta tike. Imana iguhuze n'umuntu ufite ubumuntu. Imana iguhuze nawe. Kubwira abantu badashyigikira amavuta birababaza. Haleluya. Kubwira umuntu udashaka kwakira birababaza. Njyewe binzaniye mu izina rya Yesu, ndabikeneye. Nkeneye kuvuga Imana ufite umuntu ufite ubumuntu. Nkava ahangaha yamaje kumenya ko iwanjye hakenewe inkoko. Ngihanurire mwebwe mwabya, Imana impuze n'umuntu ufite ubumuntu. Mubwire ngo Imana iguhuze n'umuntu ufite ubumuntu. Ikurinda abafite za emosiyo bafashwa byakuka. Iguhuze n'umuntu ufite ubumuntu, amenye nimba inzu yananiwe kwishyura avuga ngo ndayishyura, amenye yuko imyenda yagusaziye aguhuze n'abayiguha. Haleluya. Oh, haleluya. Abonetse angahe? Mwihutishe. Amen. Haleluya. Itafari ryanyu ribonetse. Abonetse itafari kashi 16,650. Yesu ashimwe cyane. Amen. Dukomere Imana yacu amashyi. Ayideni habonetse 91,000. Urumva kwezi? Amen. Hariho n'ibihumbi 50 by'uriya mubyeyi nyine, biho yose hamwe n'ibihumbi 91 abonetse. Yose hamwe nabonetse ubwo n'ibihumbi 107 n'amafaranga 650. Ariko yakoze.
reka bigiye bigenda neza hari umwanya ntazongera gusengera inzu, ahubwo nkazaza nzaninjiza abantu mu mugisha Imana yabateguriye. Amen. Nimba ndi umuhesha w'umugisha nkaza muhuza n'igitangaza, niko se Imana ibaho umugisha. Kandi kubw'imirimo atwigishije neza. Yesu ashimwe. Haleluya. Ko ndumva njyewe nyuma aya mezi abiri ngomba kuba mfite n'ibyuma. Para kwirwa dusora 30,000 bya buri cyumweru. Amen. Tugomba kuba dufite ibyaha. Tangaza reka mbabwire, ni igihe gito intambara zigashira. Ndumva ngiye kwinjira mu gihe cyo kumuza n'umuntu ufite ubumuntu. Umenye yuko ibyuma bikenewe, menye yuko intebe zikenewe, umenye ko reka mbabwire, nyuma y'amezi aya muraza kubona ahantu ndumva iki gikuta kigomba kuvaho. Ariko haleluya. Amen. Yewe mwarimu ajya avuga neza ngo nemera Imana ikora aka kanya, ngendana n'Imana ikorana nanjye aka kanya. Sinjya nemera Imana izakoresha, nemera Imana ndi kumwe nayo aka kanya kari Imana ishoboye byose. Yewe yaravuze ngo ndi kuyishobora byose, kuko nta kijya kibasha kurogoya imigambi yawe. Imana ibaho umugisha. Mama, Imana iguheza. Ni umubyeyi mwiza w'imfura, haba mu isi y'umubiri ndetse no mu isi y'umwuka. Hari abantu bazi gukorera Imana. Haleluya. Bamuzi yaje ari ubwa mbere, kuva uwo munsi birangira afashwe. Haleluya. Kandi n'abantu yaduhuje nabo bose Imana ijya ibaha umugisha. Amen. N'abantu bashaka Imana, bakunze Imana. Haleluya. Reka twinjire mu mwanya mwiza. Haleluya. Haleluya. Ukongera kwakira Profete adusuhuza. Twamuherukaga kera ndi muri Helayon. Mukanya araza bibwire neza. Yesu ashimwe. Nawe ndamukunda cyane. Amen. Umunsi nasezeraga muri Helayon niwe wafunguye urufunguzo rwa mbere rw'iyerekwa. Amen. Imana iguha umugisha. Aza kukubwira haturuka naho bubaha Imana. Hari abantu Imana yamwakuye. Nawe urabona ikasa nk'umuntu usobanutse. Haturuka ahantu Yesu yamwakuye. Mukanya araza hababwire neza. Narahabwirije naho numva amavuta aramanutse. Haleluya. 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 Abahari haleluya. Na Pastor Theo twamwakire mu izina rya Yesu. Ubwo Imana imuhezagire ku ntebe yicaye. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Amina cyane. Urahari? Na cameraman twakwakiriye kandi Imana ikubabare no gukerera. Amen. Si byose? Amen. Pastor twatubuze ngo turakwakire. Amen. Imana iguha umugisha, wawe witanze ukaboneka rwose ahantu. Yesu ashimwe. Amen. Tuzamure Imana icyubahiro cyane. Haleluya. Haleluya. Abantu Imana yarinze. Haleluya. Haleluya. Abantu Imana yabanye nabo. Haleluya. Haleluya. Imirimo wakoreye i Karuvali, imirimo yuzuye umutima wanje, wadukunze twadukunze, warakoze kubw'urukundo rwe. Wino w'ibiremu n'amaraso ya Yesu uzashira amahoro. Amen. Nitwa Pastor Imbazwe Tofili, niwe itorero ryitwa Rehoboth ry'umugisha mu karere ka Gicumbi. Nakererewe ntabwo nari mpari, ariko sinsanzwe nkererwa.
nari ifite urugendo rurerure, ariko ashimye Imana yabanye nanjye, ikakorana nanjye, ikajyana nanjye, ikagarukana nanjye. Imana muyimpera icyubahiro. Imana ibahe umugisha. tuza guhura n'Imana. Nababwiye ngo uyu munsi turahura n'Imana igenda n'amaguru. Babwira ijambo rikomeye uyu munsi, Imana ikuremere igitangaza cy'uyu munsi, cyangwa ikuremere icyumutse. Ongera umubwire ngo uracyabyibuka yuko wageze mu isaha yo guhura n'icyumutse cyawe. Akubwiye ngo ikizamurira icyubahiro niba ubyumva neza. DJ nawe uzamure rwose mu kazi. Haleluya, haleluya. Imana tuzamurire ibendera, tuyishime kubw'igitangaza ituremeye cy'umunsi. Amen. Tugiye kugera mu mwanya wo gutorera Imana. Yesu ashimwe. Hari abahita bavuga ngo nari bitari, ariko hari n'undi wenda ufite ituro ry'ishimwe. Amen. Cyangwa akaba afite n'amaturo y'umutima ukunze, akaba afite icyacu. Hano haba ari amvirope, abadiyakoni barazitanga umuntu ufite icyacu. Rero haguruka n'ituro ryawe dusenga Imana. Imana yacu, Imana ishoboye byose kandi Imana ihambaye. Turasenza aka mwanya, tugeze muri wa mwanya wavuze ukome ngo tukugeragereshe icyacu n'amaturo, urebe ko utatugomorera umugisha. Ndakwinginze Mwami Imana, umuntu wese ugiye kubikora, reka afungurirwe ibye byose mu izina rya Yesu, kandi ukureho inganyi ku buzima bwe, ukureho ingese mu izina rya Yesu, kandi ibintu byose agerageza gukora bimubere byiza. Ndabigushimiye ko ugiye kubana nawe mu izina rya Yesu. Amen. Ayo maraso yawe turayashimira, ayo maraso yawe turayashimira, ayo maraso yawe turayashimira, ayo maraso turayashimira, turayashimira, ayo maraso wumva muri we umugongo udafite ikibazo, wumva muri we nta gahinda, yumva agiye guhura n'Imana, nahaguruke duhimbaze Imana. Haleluya. Nyamuneka ntukigunge, mubwire ngo ntukigunge wageze imbere y'Imana. Mubwire ngo ntukihebe wageze mu nzu y'iki. Wamukoze ukamubwira ngo ntukihebe. Mubwire ngo ntukihebe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Imana izabikora, nibeshya. Imana izabikora, n'Imana itabeshya. Imana izabikora, Imana izabikora, nibeshya. Imana izabikora, n'Imana itabeshya. Amarere mikoro muzigorore neza, ndumva ngiye guhimbaza Imana. Amen. 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 Niba ngombwa n'ikote rwose ndarishyira hasi, ndumva ngiye guhura n'Imana. Amen. Ukeneye ko Imana ikuremera igitangaza cy'umunsi, ibyo biseke mu bikureho vuba vuba.
Yesu ashimwe cyane. Amen. Namwe kandi abanyikiriza kurandaga no tugiye guhimbaza nk'abanyemwuka. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nk'abantu baje guhura n'iki? N'Imana. Mikoro niba wumva utayishoboye babarurishire hasi. Numva agiye guhura n'Imana indemera ikintu cy'umunsi. Imana izagira iki? Izabikora. Reka rero mbere. Oh Yesu. Imana
Sarangarega. Pena Angarega. Sarabini Fadra. Tana Saraga. Hakuta tusenga. Tugeze mu gihe cyo kwakira Imana. Tugeze mu gihe cyo kwakira Imana. Tugeze mu gihe cyo kwakira Imana. Hakuta ku maguru yawe. Muhameke ku maso yanyu muceceke wicare ku ntebe yawe kumva Imana ivugana nawe. Muhameke ku maso yawe. Nawe cyakuza n'amaso. Muhameke amaso. Ari izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye ibyatubayeho, tukuragije n'ibiri imbere, ko kera bakwiringiraga babaga bari mu mahoro, kabiri baba bagufite ntibifuza undi murengezi. Uza amazina ya buri muntu wese wicaye. Tugushimiye imvugo yawe nziza yumvikanye mu matwi yacu. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe ube hagati muri twe. Icyo tugusabye nuko waduha kugendana nawe amanywa ndetse na nijoro, uko kuvugana natwe ntitugendane nawe ntacyo bimaze, ariko ubwo uvuganye natwe turagusabye nguduhe kugendana nawe. Olere mando ya sirgo tokita mando ya sirgo. Tugirire neza uko Mose yabiyamishije amagambo, kandi mwari mwaravuganye imbona kubone, ukorana nawe imbona kubone, arakubwira ngo nutajyana natwe ntudukure. Yenyeri yawe niyongera yake doisana mando ene kosa osiri gode mando kiganza cyawe cyiza shongera cyandike ku wongera uduhembure tuwemere ko abanyamahanga bavugiriza inkuru kune. Dusengeye umwana wawe umaze kumvira ijwi ryawe. Olemando ya siri gide fo topere aya mando zolele mando ya siri inyenyeri ye ndayakisha. Olemando ya siri God mu butware wampaye, mu bushobozi wampaye. Olemando ya siri sabye ko arangiza ukwezi afite ikimenyetso cy'ukuri Imana akorera. Otipa ya mando ya siri rimwe si kabiri waba ukoranye natwe
nta nubwo ari ubwa nyuma, kuko twabonye ukoraho bikomeye. Yemerera mwami ahabwe ibihembo by'umukozi ukora kandi agakora by'ukuri. Ngaho rero girira neza iri teraniro, komeze kurengera abantu bawe. Ntabwo twabura kugushima. Indwara ukijije nta kiguzi dutazi. Bana nushimwe kuvugana natwe, si uko turi bareba, si nuko turi bagufi cyane, si nuko tubyibushye, ahubwo ni imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Yemerera ukomeze kuba muri iri teraniro. Gahunda zose zirangiye, turazigushimira. Nushimwe Yesu, nushimwe Yesu, ndetse n'izisigaye tuzisize mu maboko yawe. Iteraniro ryose rigukomeye mu mashyi. Reka dukomere Imana yacu amashyi. N'imbaraga y'Imana tuyakomeye. Haleluya, haleluya. Abakiri imvugo y'Imana rimwe kabiri gatatu. Amen, amen, amen. Amashyi menshi. Icyumutse Imana irakituremeye. Haleluya. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, ariko mbere ko turyumva twakira umuhanuzi w'Imana Prophet bituruka BJ. Haguruka dusoze mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Perezi Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amazina nitwa Igiraneza Amani. Ndakijijwe, ndi umumisiyoneri, ndakunda Imana, nishimiye cyane kubana namwe. Nabimenye mu gatondo turi mu materaniro, umva afite umutima wo kubana namwe. Ufite Imana. Numvise hari ikirere cy'ubwiza bw'Imana budasanzwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Nabibwiye n'umuhanuzi ndamubwira ati je nkunda ibibanza mwe nibi. Amen. Amen. Nakuriye mu masengesho. Amen. Ndashima Imana kuba ndi hano. Imana ibahezagire cyane mutumishi. Imana ibahe umugisha. Amen. Ndubatse, mfite umudamu umwe. Amen. Imana ibahe umugisha. Turamwakira mu izina rya Yesu. Umuhanuzi w'Imana, haba mu ijambo, haba no mu iyerekwa, ndamukunda cyane. Haleluya. Kandi noneho twakire umuhanuzi w'Imana Prophet Clementine. Saba mama pasteur amushyira imbere y'Imana, amusengere mu butaka bwa Yesu. Mana data wa twese, twongeye kugushima, turaguhimbaje, tugushimye kubw'akanya keza uri kumwe natwe, izina rya rihabwa icyubahiro. Umujakazi wagiye guhagarara imbere yawe, Mana ndakwinginze, turabizi neza ko usanzwe ukorana nawe, ariko ndakwinginze muri aka kanya, reka imbaraga zawe zongere zimuganze bundi bushyashya, reka mwuka wawe wongere mukoreshe bundi bushya, mu izina rya Yesu Kristo. Dukubise hasi imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abacwezi, iz'abarozi, reka zisinzire guhera mu izina rya Yesu Kristo. Amavuta y'Imana yirukire ku buzima bwe, ganza kandi utegeke, ntabariwe, ahubwo izina ryawe ryiheshe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu bisabye nizeye, amen. Amashyi menshi ku Mana yacu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Twese twagira gutya. Imana ibahe umugisha. Amazina nitwa Mahoro Clementine. Ndi umugore. Mfite abana 8, abahungu 5 n'abakobwa 3. Tuvuge ngo amina. Amen. Hanyuma nsengera muri Shiro Prayer Mountain Church. Umushumba wanjye yitwa Bishop Murekatete Esther Oliva. Dusengera Nyamirambo Corona Tracom. Imana iduhana umugisha. Hanyuma nanjye ntuye Kicukiro, ndumva nifuza sibyara. Hanyuma nshimiye Jado, Imana iguha umugisha. Nshimiye abapasiteri baraha, Imana ibaha umugisha. Nshimiye namwe mwaje kumva Imana iduhana umugisha.
by'umwihariko nshimiye Amani